Yesu nashimwe bene data, tubasuhuje nanone mu izina rya Yesu, dushima Imana ikomeje kubana natwe, tukaba tugihumeka umwuka w'abantu bazima, izina rye nirishimwe cyane. Turashima Mwami ugiye gutuma twongera kuvuga amagambo ye, icyubahiro ni ukuri gihabwa Imana yo mu ijuru. Reka nanone rero bibwire, ndi Uwizeye Françoise, nturuka mu karere ka Karongi mu gihugu cy'u Rwanda. Yesu aduha umugisha, kandi namwe mugiye kumva amagambo y'Imana. Yesu abahe umugisha. Turatangira ijambo ry'Imana, turamanza kugira ngo mbere y'uko turivugaho turamanza turisome mu izina rya Yesu Kristo. Ni Itangiriro ibice 37 umurongo wa 18 kugeza ku murongo wa 20. Turasoma mu izina rya Yesu. Tugiye gusoma mu izina rya Yesu. Tugiye gusoma mu gitabo cy'Itangiriro ibice 37 kuva ku murongo wa 18 kugeza ku murongo wa 20. Dusome mu izina rya Yesu. Bamwitegera akiri kure, bamugira inama yo kumwica atarabigira hafi. Bavugana bati, dore Karosi araje. Nuko nimuze tumwice, tumujugunye mu rwobo rumwe muri izo zacukuriwe kubika amazi. Tuzavuge tuti, inyamaswa y'inkazi yaramuriye. Tuzamenya inzozi ze uko zizaba. Amen. Amen. Turasenga. Turagushimye Data wa twese uri mu ijuru, Imana ifite imbaraga, Imana ijya ubohora, Imana ijya igira ijambo ntihagire uyivuguruza, Imana ifite intangiro y'ubuzima bw'umuntu akaba ari ifite n'iherezo ry'ubuzima bw'umuntu. Turashima Imana itajya ivutswa uburenganzira, nangwa ngo umuntu avutswe uburenganzira. Mwami, turagushima ko ntawubasha kuvutsa uburenganzira bw'umwana w'umuntu ngo amuvutse ubuzima bwo kubaho, kubera ko ari wowe ufite ijambo rya nyuma ku buzima bwacu, ku buzima bw'umwana w'umuntu ni wowe ufite irya nyuma. Izina ryawe nirishimwe. Ijambo ryawe tumaze kurisoma Yesu, turahamagara icyubahiro cy'izina ryawe ko cyakururuka kuri ryo. Mwami, ukaza ukabana natwe, tukibivuga ye kuba ari twe. Imbaraga yaryanditse reka riza irisobanura, reka uduhereze guhishurirwa guturuka mu gihugu cyo mu ijuru. Nuko ijuru nirize ribane natwe, natwe tubisabye tubishimye mu izina rya Yesu. Amen. Imana yacu rero nihabwe icyubahiro. Imana yacu ni ishimwe cyane. Turakomeza n'ubundi tugushimira Imana, kandi tubwira umusomyi wadufashaga ngo Imana imuhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ry'uyu munsi ni ijambo rivuga ngo abanzi bawe bazarama kugira ngo bamenye ko Imana itajya ibeshya. Abanzi bawe bazarama kugira ngo Imana bamenye ko Imana itajya ibeshya. Imana yacu ni ishimwe. Ijambo ry'Imana ritubwiye ku mukozi w'Imana Yosefu. Imana yabanye nawe, Imana iramwiyereka, Imana imwereka ubuzima bwe bw'ejo hazaza. Amen. Imana imubwira ubuzima bwe, Imana iraza imuha amasezerano mu buryo bw'inzozi. Birangije Yosefu arangije arabivuga. Reka Imana yacu ni ishimwe cyane. Amaze kubivuga, bene se bagira ishyari. Ariko kankubwire mwene data, ntabwo byagenda bite, nta muntu ushobora kukugirira ishyari ngo azatume ngo abuze ibyawe gusohora. Kandi Uwiteka yagiriye neza Yosefu, niko Uwiteka azakugirira neza. Yosefu arabivuga, abibwira bene se, arababwira ngo burya nabonye inyenyeri yanjye, mbona n'inyenyeri zindi zikubita imbere, ndetse nabonye umutwaro wanjye indi mitwaro yikubita imbere, nabonye ukwezi
ndetse nako byikubita imbere yanjye, ubwo akomeza kuvuga amasezerano ye, kubera ko bari bazi ko byanze bikunze. kandi nkubwire mwene data, umuntu ashobora kumenya amasezerano yawe byanze bikunze, agashakisha uburyo yagena kugira ngo amasezerano yawe atazashyika nangwa se akuvutse uburenganzira bwo kubaho. ariko ndashaka kuguhumuriza nkubwira ngo bazarama kugira ngo bamenye ko Imana yavuganye nawe itajya ibeshya. Yozefu Imana yabahereje kurama bariya bene se, byageze igihe bamugira inama, baravuga ngo biriya bintu atubwiye burya ni twebwe, arashaka kuvuga ko tuzamuramya, arashaka kuvuga ko tuzamuramya. none reka ishyari, babe bagize ishyari, baravuga ngo reka tumuvutse uburenganzira bwo kubaho. amen. barangije baragenda. Yozefu ubwo yarabagemuriye agiye kubareba, iyo bari baragiye bamwitegera bari kure, baravuga ngo burya ngo uriya karosi araje. Bashatse kuzimya inzozi ze, bashatse kuzimya inyenyeri ye, bashatse kuzimya icyo Imana yavuganye nawe. ariko kankubwire ngo icyo Imana yavuganye nawe nta muntu ubasha kugira ngo azakizimye bikunde, nta uzazimya inyenyeri yawe ngo bibashe gukunda. nuko birangije baramwitegera kure, baravuga ngo ubwaje reka tumufate tumujugunye, tumushyire mu cyobo, niturangiza tumwambure ikanzu ye tuyishyire mu maraso, tuzayishyire data, azamenya ko yapfuye ndetse yishwe inyamaswa y'inkazi ko yamwishe. ariko Uwiteka nahabwa icyubahiro ko ajya inyuma y'isezerano rye imyaka ibihe byinshi kugira ngo abashe kurisohoza, kandi ajya abasha gusohoza isezerano abanzi b'umuntu bakiriho, kugira ngo Imana yigaragaze ko itajya ibeshya. irangije igenderera umukozi wayo, ubwo bamufashe barajugunya bamukuramo ikanzu. urugendo rwe rurakomeza, ntago rwashiriye aho ngaho, kubera ko ari ngombwa ngo icyo Imana yavuganye nawe Imana igushorere. Imana izagendana nawe aho wagera hose, biba mu ntambara, biba mu bibazo, icyo Imana yavuganye nawe kizakomeza kikubeho. ntabwo kizakurwaho n'intambara, ntabwo kizakurwaho n'ibigeragezo, ntabwo kizakurwaho n'uburwayi, ntabwo umuntu azakigukuraho. nk'uko bene se wa Yozefu batabashije kugira ngo baburizemo umugambi w'Uwiteka ku buzima bwa Yozefu, ni nako ari nta kizabasha kuzimya umugambi w'Uwiteka ku buzima bwawe. inyenyeri yawe izakomeza yake. Yozefu arangije bamukuramo ya myenda, ubwo bari bafashe bamujugunye mu cyobo, baravuga ngo noneho burya mukuru wabo Robeni aravuga ngo reka tumukuremo ahubwo tumugurishe. ngo babona umuntu ugendera ku matara, urumva ko itara nirigenda nijoro, nta muntu ubasha gucana itara ku manywa. ngo babona umuntu uri kugendera ku itara, bari abacuruzi bacuruza abantu, barangije bagurisha Yozefu. Imana yacu nishimwe. ubwo Yozefu bamujyanye bamugurishije, nubwo yaragiye aguzwe, ariko yajyanye n'isezerano ry'Imana. kankubwire ngo ikigeragezo uzaba urimo uko cyaba gisa kose, uzakinjiranamo n'isezerano, ntaho isezerano rizajya, ntabwo isezerano rijya risaza, ntabwo isezerano rijya ribora, ntabwo isezerano rijya rihunga kubera ko wageze mu bibazo, ntabwo isezerano rizagukurwaho. mwene data reka nkubwire ngo humura, komera, ntabwo isezerano rizakuvaho kubera ko wahuye n'ibibazo. isezerano rizahora ari isezerano, kandi isezerano rizahora rikomeye, isezerano rizahora rikomeye ku buzima bwawe. Yozefu aragenda, iyo yageze bamugurisha mu gihugu cya Egiputa. abayo aba umukozi, bigera igihe nanone bamugurisha ku mwami, bamugurisha kwa Potifari. ibyamubayeho byari birebire, ariko aho hantu hose, izo nzira zose, kankubwire mwene data ngo uhumurize ngo izo nzira zose yanyuzemo yari kumwe n'isezerano. bamutaye, bafashe umugambi wo kumuta mu rwobo, bamujugunya mu rwobo, ariko burya bamujugunyanyemo n'isezerano. iryo sezerano niryo ryabashije kumukura muri ruriya rwobo, iryo sezerano niryo ryabashije kujyana nawe mu gihugu cya Egiputa, iryo sezerano niryo
byatumye ajya mu Giputa kugira ngo bene se bazabashe kumusangayo. Ni ngombwa isezerano ryawe aho uzaba ugeze hose rizagushyikiraho, kandi abanzi bawe nubwo baba bari hirya y'igihugu ni ngombwa ngo barame kugira ngo bazamenye ko Imana itajya ibeshya. Yozefu aragenda, iyo yageze kwa Potifari, nanone umugore wa Potifari amubera ikibazo. Reka nkubwire ngo igihe cyose tukiri mu isi mwene data, ushobora kumva ukeneye amahoro. Nibyo, amahoro arakenewe, igihugu gikeneye amahoro, abaturage bakeneye amahoro, ndetse n'umukristo akeneye amahoro. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo Yesu yarabwiye abigishwa, arababwira ngo mbahaye amahoro atameze nk'ay'abantu batanga. Abantu b'isi batanga amahoro, ariko amahoro batanga n'ay'ibirangira, n'ay'ibishira. Ariko amahoro Yesu atanga ni amahoro yo mu mutima. Amahoro Yesu atanga ni amahoro y'agakiza. Amahoro Yesu atanga ni amahoro kubohora mu gahinda. Amahoro Yesu atanga ni amahoro aguhesha ibyiringiro. Amahoro Yesu atanga ni amahoro aguhesha gukomera, ukagwiza imbaraga mu kigeragezo. Nuko birangije, Yozefu Imana imugirira neza. Gusa muri ibyo bigeragezo byose Imana yakomeje kubana nawe, irinda isezerano. Yozefu muka Potifari aramugerageza. Ubwo yamugerageje ngo yari yishimiye Yozefu, yabonaga ari umusore w'igikundiro, aramwifuza. Amwifuje Yozefu arabyanga. Umva mwene data, ujye uzirikana kumenya ngo ni ukuri isezerano ryanjye nkwiye kurihagararaho. Yozefu yahagaze ku isezerano. Yozefu yibutse yuko atagomba kugirira nabi umwami. Aravuga ngo umwami yansigiye byose, ariko mu byansigiye ntabwo yansigiye umugore w'umwami. Yozefu ahagarara ku kwizera. Yozefu akomera mu kibazo yari arimo. Yozefu akomera mu kigeragezo. Mwene data, iyi saha ushobora kuba uri mu kigeragezo. Ijambo nakubwira ni ugukomera mu kigeragezo, kuko nyuma y'ikigeragezo isezerano rizashika. Ibyo bigeragezo nabyo nibishaka kugira ngo uve mu isezerano. Ikigeragezo ni cyiza gihagaze, kizaba kigambiriye kugira ngo kigukure mu isezerano. Ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ntabwo isezerano rizakurwaho kugeza igihe abanzi bawe bazamenya ko Imana yawe itajya ibeshya. Yozefu ubwo yari mu kigeragezo, nuko ubwo yarabonye uriya mugore amwangiye ibyo yari amushakaho, uriya mugore aza kubwira umugabo we, abwira umwami, aramubwira ngo Yozefu yaragiye kumfata ku ngufu. Nyamara ntago byari byo. Reka nkubwire mwene data, hari igihe ushobora kugera mu kigeragezo utihamagariye, ariko ntugakuke umutima. Hari ikigeragezo ushobora kubona, ukabona nta muntu n'umwe ushobora kugucira akari urutega, ugasanga nta n'umuntu ushobora kukuvuganira. Ariko Uwiteka Imana yawe, umuremyi wawe, azakuvuganira, kuko nta kigeragezo na kimwe kibasha kukubaho Uwiteka atakizi. Kiriya kigeragezo cyageze kuri Yozefu, Imana yari kumwe nawe, kandi Imana yari ibizi. Imana niyo byabaye ngombwa kugira ngo ari izamurenganira mu kigeragezo. Ikigeragezo ufite nta muntu ushobora kukigukuramo, ariko Imana yawe yaguhaye isezerano. Uzarindwa kubw'isezerano ufite. Imana izakurinda kubw'icyo yakuvuzeho. Imana izakurinda kubw'isezerano yakubikije, kandi izakurinda ikurindane n'abanzi. Izarinda abanzi kugira ngo bazamenye ko Imana yawe itajya ibeshya. Izarinda abanzi bawe bamara imyaka. Imana izabahereza uburame kugira ngo bamenye ko Imana yawe itajya ibeshya. Ntabwo Imana ijya ibeshya, kandi kuzihesha icyubahiro ku banzi bawe kugira ngo bamenye ko Imana yavuganye nawe itabeshya. Yozefu ajya muri gereza, kuko umwamikazi yaramaze kumubeshyera. Ajya muri gereza. Mwene data, ibaze agahinda Yozefu yajyanye muri gereza. Ntiyari afite umuntu n'umwe wabasha kumurenganura, nta muntu n'umwe wabashaga kumuvugira. Ese ninde wajya kuburanya umwamikazi? Ese ninde? Cyari ikigeragezo kirenze. Yozefu yanyuze mu ntambara nyinshi. Ntabwo isezerano rizashyika utanyuze mu bigeragezo. Ntabwo isezerano rizashyika utanyuze mu bigeragezo. Niba ubona ibigeragezo ari byinshi, gira kwizera, umenye ngo byanze bikunze, nubwo ibigeragezo ari byinshi, ariko isezerano
isezerano ryanjye nanone riracyariho, nanone icyo Imana yavuganye nanjye kiracyariho, nanone ibirwanya n'ukuri ibirwanya amasezerano nubwo ari byinshi ariko burya isezerano riracyariho. Mwene data ndakubwira ngo isezerano ryawe riracyariho ntaho ryagiye, nubwo uri mu ntambara nyinshi, nubwo uri mu bukene, nubwo uri mu kwangwa n'imiryango, nubwo uri mu kigeragezo cyo kwangwa n'inshuti, nubwo uri mu kigeragezo cyo kurenganywa n'inshuti, nangwa se ukagira abakugendaho, ariko kankubwire ngo isezerano ryawe riracyariho kandi rizashika mu maso y'abanzi bawe, kugira ngo bamenye ko Imana wasenze itajya ibeshya, kugira ngo bamenye ko Imana wasenze igikura ku gisuzuguriro, kugira ngo bamenye ko Imana wasenze igikura ku cyavu. Ibyo ngibyo bizaba bakiriho. Wikwiganyira ngo abanzi bawe bashire, ntugasenge uvuga ngo abanzi bawe ntibashire, ahubwo ujye ubasabira kurama, kuko n'ubundi ntibateze kuzapfa batari babona ineza y'Imana ku buzima bwawe. Yosefu ajya kuba muri gereza. Yosefu imisatsi imwereraho. Ibaze nawe mu gihe cyawe, nangwa se mu gihe cya Yosefu, wishyire mu mwanya we. Ese irya sezerano yarakibiritekerezaho iki? Ese wowe ugeze mu gihe cya Yosefu, isezerano waba uritekerezaho iki? Ese muri iyi saha nangwa se muri iki gihe urimo uratekereza iki ku masezerano? Ese uratekereza ukavuga ngo ntabwo azashyika? Uratekereza ukavuga ngo uburyo iby'Imana yanyeretse ntabwo ari byo? Uratekereza ukavuga ngo abahanuzi baravangiwe? Ariko nkuzaniye ijambo rikubwira ngo Imana izasohoza isezerano ryawe abanzi bakiriho, kugira ngo bamenye ko Imana yawe itigeze ibeshya, kugira ngo bamenye ko Imana itajya ibeshya. Izashitsa isezerano ryawe ukiriho. Imana izashitsa isezerano ry'icyo yavuganye nawe ukiriho. Ariko komera. Yosefu yarakomeye, nubwo yarageze ahantu hakomeye, ariko Yosefu yakomeje kuzirikana, yibuka inzozi. Yaricaraga agatekereza ku nzozi. Impano ye y'inzozi ntabwo yigeze isigara ngo ubwo agiye muri gereza imukurweho. Ntabwo n'ukuri, ntabwo inyenyeri ye yaretse kwaka ngo nuko yageze muri gereza. Yosefu ubwo yari muri gereza, haje kuzamo abantu nabo bari muri gereza, barotora inzozi. Umwe avuga inzozi ze, aravuga ngo nukuri narose ibisiga bindira umutsima ku mutwe. Undi arotora ibindi. Yosefu arababwira ngo we warose ibisiga bikurira umutsima ku mutwe, mu gitondo baragusohora bakwice. Nawe warose ibingibi mu gitondo baragusohora, ejo uzajya gusangira. Haleluya, haleluya. Ejo uzasohoka ujya gusangira n'umwami. Yosefu ajya mu mubiri. Haleluya. Iyi saha nawe ushobora kuba ikigeragezo kikujyanye mu mubiri. Yosefu arangije aravuga ngo reka nanjye ubwo mpanuye kandi biri bube, reka nanjye nicira inzira, reka nanjye nizigamire. Yosefu aravuga ngo ariko ubwo uzaba ugeze ku mwami nanjye uzamvuganire. Yosefu mu gitondo byarabaye, barangije baraza barabasohora. Wa wundi wari uwo gupfa arapfa, uwari uwo gukira arakira. Yosefu ategereza, ari muri gereza, atekereza ko agiye kumuvuganira. Kankubwire mwene data ngo utekereza yuko umuntu azakuvuganira, ntabwo ariho ubutabazi bwawe buzaturuka. Aho utekereza ko umuntu azakurengera, ntabwo ariho uburengezi bwawe buzaturuka. Uhanga amaso ko yaguhamagaye, uhanga amaso ko yaguhaye isezerano. Naho nta mwana w'umuntu ushobora kukuzanira agakiza, nta mwana w'umuntu ushobora kukurengera. Nuko katwibuke umukozi w'Imana ubwo igihugu cyateye, nukuri inzara itera mu igihugu cy'Isiriya. Ubwo ababyeyi batangiraga kurya abana babo, barangije baragenda. Ubwo ababyeyi babiri bariye abana, umwe arya uwundi, habaye nkeje, undi arahakana rwose, ntabwo umwana wanjye narota tumurya. Ubwo wa wundi aragenda aravuga ngo mwami, arazamuka avuga ikibazo cye. Umwami yarazi ko mu gihugu harimo inzara, ariko ntabwo yarazi ko bigeze igihe cy'abantu bari kuguzanya inguzanyo yo guteka abana babyaye. Umva icyo kigeragezo, umva icyo kigeragezo ukuntu gikomeye. Birangije umwami yagenwe yari ku nkike hejuru, ubwo agendaga afata imyenda ye arashishimura, abwira uwo mubyara, amubwira ngo uraje ngo nkurengere. Niba Uwiteka atakurengera,
ngo ibyo kukurengera nabikura hehe? Mwene data reka nkubwire ngo Uwiteka atakurengeye ntawakurenganura. Uwiteka atakurengeye ntawe uzakurenganura. Uwiteka natagukura muri gereza urimo y'ibigeragezo nta muntu uzabasha kugukuramo. Uwiteka natakurebesha amaso y'imbabazi ngo agukure mu kigereza nta muntu uzabasha kukigukuramo. Hari uzaza akaguhumuriza ariko ntazakigukuramo, uzaza akakubwira ngo komera ariko ntabwo azakigukuramo. Umwuka w'Imana niwe uzakuvuganira wowe wenyine, amenye ko igihe gikwiriye kugira ngo ubashe kuva mu kigeragezo, amenye ko igihe gikwiriye ngo ubashe gukurwa muri gereza, amenye ko igihe gikwiriye ngo ubashe kuva mu rwobo bakujugunyemo, amenye ko igihe gikwiriye kugira ngo ubashe gukurwa hahandi habi, amenye ko igihe gikwiriye ngo ubashe nawe gukurwaho umusatsi wakwereyeho. Kankubwire mwene data, ntabwo kuba ufite amasezerano byakubuza kugeragezwa. Mwene data yageragejwe yarafite amasezerano afatika. Iyi saha mwene data uri kugeragezwa kandi ufite amasezerano. Kankubwire ngo kugira amasezerano ntabwo bizakubuza kugeragezwa, ariko reka ukomere mu kigeragezo, kuko igihe cyawe cyo gutabarwa nikigera abanzi bawe bazamenya ko Imana yavuganye nawe, abagendanaga nawe bazamenya ko Imana yavuganye nawe, bene so bakuzi bazamenya ko hari icyo Imana yakoze, bene so muvukana bazabimenya. Kankubwire ngo iyo uri mu bukene na mwene so akukurwaho, umuryango wagukurwaho kuko ari nta kintu ufite, ariko Imana nimara kugukura muri gereza, Imana ikabikugiriye neza, bene so uzababona bazatangira kuza kugushaka ubuhake. Yosefu birangije bene se baragarutse ubwo yari amaze gukurwa muri gereza. Imana yageze igihe mukura muri gereza ariko ntiyakuwemo na intervention nangwa muvugiwe yari yatumye. Ntago bishoboka, nta muntu uzagukura mu kigeragezo. Reka nkubwire ngo nta muntu ushobora kugukura mu kigeragezo. Ushobora gusangira n'umuntu ikigeragezo, yamara kugikurwamo yamara kukivamo ntazibuke ko mwasangiye kuburara, ntazibuke ko mwasangiye uburwayi, ntazibuke ko mwigeze musangira gutura ku gasozi kabi, ntazibuke ko mwigeze murara mu butayu, ndetse ntazibuke ko mwigeze mufatanya ibihe by'amasengesho. Yamara gukurwa mu kigeragezo ukagira ngo nagera yazakuvuganira, ariko kankubwire ngo abantu barikunda. Iyi saha kankubwire ngo umuntu wese arikunda. Nibamara gukurwa mu kigeragezo ntawe uzashobora kukigukuramo. Imana itakwanuye nta wakwanika, Imana yakwanitse ntawe ushobora kukwanura. Kankubwire ihumure rikomeye, icyo Uwiteka yavuganye nawe nicyo kizakwanura, icyo Uwiteka yavuganye nawe nicyo kizagukura ku gasi, icyo Uwiteka yavuganye nawe nicyo kizagukura muri gereza, icyo Imana yavuganye nawe nicyo kizatuma urindwa. Yosefu ageze igihe arakenerwa nawe ava muri gereza, noneho umwami amugirira icyizere. Kankubwire ngo Imana nihindura amateka abantu bazahindura amagambo. Imana nigira ikigukorera abantu bazahindura amagambo. Ngaho tekereza muka Potifari wari wagiriye nabi uriya mugore ukuntu yari yagiriye nabi Yosefu, ariko ibaze ko Imana yageze igihe igakura umuntu kuri Yosefu muri gereza ikamuhereza ubwo umwami yarotaga ngo arota abona amahundo 7, nukuri amahundo 7 abyibushye amizwe n'amahundo 7 ananutse. Icyo Imana yagushizemo nicyo kizakurokora. Ndaguhamiriza kandi ndakubwiza ukuri ngo icyo ngicyo Imana yakuvuzeho ujye ugifata neza. Icyo ngicyo Imana yagushizemo nibwo buzima bwo kurindwa bwawe. Icyo ngicyo Imana yakuvuzeho nukuri iyo niyo protection y'ubuzima bwawe, kuko ntabwo kizashira utari wabasha kugira ngo usubizwe, ntabwo kizagukurwaho. Yosefu yarinzwe, icyamukuye muri gereza nukubera Imana yari yaramuvuzeho kandi kirani nacyo cyamusohoye. Arangije umwami ngo arota n'inka 7 zibyibushye zimirwa n'inka 7 zinanutse. Umwami biramuyobera. Ubwo umwami byari bimuyobeye, wa muntu nanone Yosefu yabwiye ngo nugera izamvuganire, ntiyigeze amuvuganira. Mwene data ntago bazigera bakuvuganira,
kuko nubwo bakuvuganira ntawe uzagukura muri gereza, nubwo bakuvuganira ntawe ufite ububasha bwo kugukura aho utuye, nubwo bakuvuganira ntawe ufite ububasha bwo kugukura muri gereza, kandi nkubwire ngo ushobora kukugirira neza ni umwami Imana wenyine. Ubwo birangije wa mugabo arabona, abwira umwami aravuga ngo nyamara muri gereza nigeze mbanamo n'umugabo, mujye kureba ko uwo mugabo akirimo. Uwo mugabo yambwiye iby'inzozi zanjye biraba, uwo mugabo yasobanuye iby'inzozi byanjye biraba, none uwo mugabo nimujye kumureba muri gereza. Uwo mugabo yitwa Yosefu. Haleluya. icyo Imana yagushyizemo ntikizakurindira, icyo Imana yagushyizemo ntikizakurindira, icyo Imana yakuvuzeho nicyo kizatuma urindwa. Birangije Yosefu aza kuvamo, biba ngombwa ko Yosefu abahanurira, ababwira ko ari imyaka 7 y'umwero n'imyaka 7 y'inzara izaza. Biba ngombwa ko yicara ku kigega ahabwa icyo Imana yavuga. Haleluya, haleluya. Imana nijya kugutabara, imirindi yo gutabarwa uzayumva. Imana nijya kugutabara, ibimenyetso byo gutabarwa uzabimenya. Ntabwo Imana izagutabara ngo ubure kumva imirindi. Haleluya. Imana nijya kukugirira neza, ibinezaneza by'imirindi yo gutabarwa izabyumva mu mutima wawe. Birangije umukozi w'Imana ava muri gereza. Ubwo biba ngombwa ko ya nzara y'imyaka 7 yongera nayo ikagera kuri bene se, babandi bamujugunye bari bazi ko atariho. Umva bene so bazabona ibyiza byo, bamenye ko Imana itajibesha. Bene so bazamenya ko Imana itabesha, bazarindwa. Nta mwene se n'umwe wigeze apfa muri ibyo bihe, ntabwo se yigeze apfa, ntabwo Yakobo yigeze apfa, umugore wa Yakobo ntabwo yapfuye. Abo bose baraje nk'uko Imana yabivuze, nk'uko Imana yabimweretse, bose isezerano ryashitse, bose bakiriho. Kandi nkubwire ngo ukurenganya isezerano ryawe rizashika akibibona. Imana izakurindira isezerano kandi kurindire n'abanzi bawe, kugira ngo bamenye ko Imana yawe itajibesha. Bazamenye ko Imana yawe itajibesha, bazamenye ko icyo Imana yavuganye nawe izagishitsa kandi yagisikije. Ntabwo uzasubizwa ngo babure kubibona, ntabwo uzabigeramo ngo babure kubibona. Bazaguhunga nibabona Imana imaze kugusubiza, ariko bari ready nangwa se bari tayari, isaha bari maso, barategereje. Urwo buhagazeho bararuzi, ahantu uhagazeho barahazi, ingorane uhagazemo barazizi. Bahagaze ku gasozi batangaza amatangazo, bavuga ngo noneho uriya we ntago biri bukunde, bavuga ngo burya ibyo byararangiye, amasengesho ntiyumvikana. Reka bakomeze basakuze kugira ngo Imana nikugirira neza, Imana nizana ibisubizo, ariyo amatangazo bazayarekeraho. Ikizakubwira ko wasubijwe nuko batazihanganira guturana n'ibisubizo byawe. Bazaguhunga ntago bazihanganira ibisubizo byawe. Bene se wa Yosefu bamaze kumenya Yosefu, barangije bagira ubwoba, bajya kubwira se ngo nyabuneka twakoze ibintu bikomeye, ntabwo Yosefu yatubabarira, ntabwo Yosefu yatubabarira. Bakora uburyo bwo kumuhunga, ariko akankubwire ngo Imana nikugirira neza, ikizakwereka umwanzi wawe nuko atazihanganira ibisubizo byawe, azahunga ibisubizo byawe, kuko icyo Imana yakuvuzeho ntabwo kizanezeza umwanzi wawe. Icyo Imana yakuvuzeho nigishika, ntabwo umwanzi wawe azabinezererwa. Bazakubwira ko bagufashije gusenga, bazakubwira ko bari bababajwe n'ikibazo cyawe, nyamara hari ababikubwira batari ku mutima, hari n'ababikubwira biri ku mutima. Kankubwire ngo mwene data, uwakugira imbabazi nangwa ntakugira imbabazi ntashobora kugukura mu kigeragezo, kereka Imana yo mu ijuru yo yonyine. Icyo yakuvuzeho nigishika, nibwo abanzi bawe nabwo bazaguhunga. Ariko igihe kitari cyashika cyo kugira ngo usubizwe, barazakomeza bahagarare, bakurebere mu kigeragezo, bakurebere mu dirishya ribi, bakurebere ahantu habi, bakwita amazina atariyo, bakwita umujura, bakwita umubeshyi, bakwita umusambanyi, bazakwita amazina menshi, ndetse bazakwita kuri n'ikivume,
bazavuga ndetse ko n'Imana yawe idashoboye kubera ko itagukuye mu kigeragezo. Ubwo Yosefu yari muri gereza ntabwo yabashaga kuvuga ngo Imana yanjye yavuganye nanjye iri jambo, n'abari muri gereza ntibari kubyumva. Umva kankubwire ngo nubwo n'igihe yari mu cyobo bamujugunyemo, ntabwo umutima we wamuherezaga gutekereza ko bya bintu Imana yamweretse bizashika, ariko igihe nigishika, igihe kizabibereka, igihe kizabibereka. Kankubwire ngo ibisubizo bizabibereka. Mwene data ihanganira ikibazo urimo, mwene data ihanganira igihagararo ugezemo, ariko ndakuzaniye ijambo rikubwira ngo, ndakuzaniye ijambo rikubwira ngo abanzi bawe bazarama kugira ngo bamenye ko Imana yawe itajibesha. Abanzi bawe reka barame bamenye ko Imana yawe itajibesha. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Imana itagusubije nta wagusubiza, Imana itakugiriye neza nta wakugirira neza, Imana itakugendereye nta wakugirira neza, Imana itaguhaye nta waguha, Imana itagusekeye nta wagusekera. Imana ukankubwira ngo tegereza icyo Imana yavuganye nawe. Urufunguzo rw'ubuzima bwawe buhagarariye gusa ku isezerano Imana yavuganye nawe. Hagarara ku isezerano ryawe, mu kigeragezo uri muri hagarareho. Ese Imana yavuganye nawe iki mwene data? Ubuzima bwawe bwo mu mwuka Imana yavuganye nawe iki? Imana yakubwiye ko izakurinda ikazageza ryari? Imana yakubwiye ko izakurinda bikagera gute? Imana yakubwiye umva tegereza iherezo ry'ibyo Imana yavuganye nawe, maze urebe amaherezo yabyo. Amaherezo yabyo ni uko Imana izagusubiza abanzi bawe bakibona, byarangiza bakamenya ko Imana yawe itajibesha. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Ijambo nari nkuzaniye ryari ryo kukubwira ngo komera. Nubwo uri mu kigeragezo hari icyo Imana yavuganye nawe, nubwo uri mu butayu komera hari icyo Imana yavuganye nawe, nubwo uri iruhande rw'urwobo ukaba ubona rugiye kurugwamo, ariko hari icyo Imana yavuganye nawe. Yewe niba uri no mu rwobo rw'ikigeragezo hari icyo Imana yavuganye nawe. Niba uri muri gereza hari icyo Imana yavuganye nawe. Niba uri ahantu hihisha hatazwi, niba n'imiryango itazi yuri, niba n'inshuti zitazi yuri bitewe n'ubukene urimo, ariko kankubwire ngo icyo Imana yavuganye nawe icyo ngicyo kizakurindira aho uzajya hose. Humura komera, isezerano ryawe niryo rizakurinda. Isezerano ryawe rizarinda abanzi bawe kugira ngo barame bamenye ko Imana yawe itajibesha. Isezerano ryawe rizakurinda ririnde n'abanzi bawe kugira ngo ejo bazamenya kuvuga gukora kwawe, bazamenya kuvuga gukora kw'Imana ku buzima bwawe. Ntabwo Uwiteka azatureka ibihe byose. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo ntago ariko bizahora kubategereje Uwiteka. Mwene data ntago ariko bizahora kubategereje. Reka nkubwire ngo ntago ariko bizahora kuri njyewe, siko bizahora kuri wowe, siko bizahora kuri mwene data abategereje umwami Imana yacu. Umva ngo hari ibyiringiro, hari ibyiringiro yuko igiti cyatemwe cyakongera kigashibuka. Hari ibyo ubona ku buzima bwawe ukabona byararangiye, ariko kankubwire ngo isezerano rizongera bikugarurire. Uwiteka naguha umugisha ndetse abashe kumva iri jambo. Mwese Imana ibashe kubagirira neza. Turasenga mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uwiteka Imana yacu turagushimye, twongeye kuzamura icyubahiro cya ampeve leta ervome meneve enta engime kileta egeneve on qui pervome je le mene tervo qui lo pervom si je le mene enteneve. Ijambo ryawe riratubwira ngo abo wamenye bose nta n'umwe uzigera, haleluya, nta n'umwe uzigera azimira Yesu, nta n'umwe uzicwa n'ibigeragezo, nta n'umwe uzaherana umwami ngo apfapfane apfa ubusa, nta n'umwe uzigera azimira. Reka ngushimire ijambo ryawe. Onke neve peva elemeneve empaye. Mana ndaguhimbaje kuvuze ngo abufashe ukuboko ntabwo uzongera ubarekura. Habwa icyubahiro, komeza ufata bawe, habwa icyubahiro, komeza ubakomeze. Lonte neve kipeva msaje neve empaye. Mana habwa icyubahiro ko wongeye kuzana inyenyeri nyinshi ku buzima bw'abantu bawe. Reka ziriya nyenyeri zongere zimurike, reka buri muntu wese inyenyeri ye
yongere imumurikire. Reka bari baheranwa n'umwijima w'ibigeragezo, reka inyenyeri yawe yongere imurike. Turasengera abantu bawe gukomera no gutegereza igisubizo cyawe, kandi ijambo ryawe ritubwiye ko uzatugirira neza kugira ngo abanzi bacu bamenye ko utajya ubeshya. Habwa icyubahiro Mwami, ndagushimiye ku ijambo ry'uyu munsi. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Bene data ubashe kubabohora, bene data ubashe kubagirira neza, bene data ubashe kubakura mu byobo barimo, bene data ubashe kubakura muri gereza barimo. Utabagiriye neza ninde wabagirira neza? Utabarengeye ninde wabarengera? Yesu, utatugiriye neza abanzi bacu batumira bunguri, ariko reka tuguhamagare kugira ngo Mana uze uturengere, ube mu ruhande rwacu, natwe tugushimye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana yacu nishimwe. Bene data bakunda badukurikira kenshi, Imana ibahereza umugisha. Hari abadiaspora, hari abo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no mu bindi bihugu. Imana ibahereze umugisha. Kandi aya magambo ukimara kuyabona, washaringa n'abandi, ndetse wakora subscribe kugira ngo ibidufasha nawe bijye bikugeraho. Imana ibaha umugisha. Tuzongera. Imana ibarinde. Shalom shalom. Amen.